ubu rero turi kurya ibyo kurya intare za Sarangwe ziduhaye ade Mutaramu iza ntagira ubwo kwicira muri ibi bihuru bya za Kibati n'ahandi turi rero ko turi no kurya mwihangane Musta uguhaye amazi rero abaguhaye ubuzima warubizi amazi n'ubuzima mwandi magabi amazi n'ubuzima kasa ndara za Sarangwe cyangwa twije aduhaye amazi kulombo so muri kureba iyi modoka ndi kubereka hano ni imodoka M23 yatwitse ni ya FARDC Mustafa hamwe dukora akazi abakunzi ba Mapero TV babirebe neza cyane bya bindi twaje tubabwira tuti nyamara intare ziriko zirakora akazi gakomeye mukagira ngo na yacu hapa yitwa Mwana Afrika titwahageze muhagere muri benshi tuganire tuyage network ari na fande na Ezekiel ntawe ntabwo ndamubona no Robert Nora ati ninde uguhaye amazi uyu mwafande cyonzi cyo nuko mbonye akaze buri umuntu bescotinga n'amamodoka arande kriza Musta kugira nijura umusirikare uri mwafande yaba atari nka generali uri abari nka generali ukuntu bari bapanuwe batwakuye bari gupanwa umutima mwiza afite ntago tutamuharaka noneho wowe ufate kamera ugende unkurikira twereka abakunzi ba Mapero TV ibyo twagiye tubabwira tuti nyamara intare zirimo zirakora ibitendo hari urumva Mustafa wambaye mikoro Mutaramu mwegereze cyakora na kinywaji urumva wowe unkurikire tugende dukora akazi ndi live bano muze murebe ibyo intare zakoze twagiye tubereka gake hano imodoka nayo ni indwanyi kuko dore hari ahantu bahatereka ikibunda akesha kunze ko ari tworuva ariko ari nubwo ushyiraho machine gun Mustafa ujye ubereka hanyuma kandi iyi modoka mubona ya FARDC ngwino ubereke nibirango ndiko nutare gufata amashusho nkuko mbishaka ndi gufata amashusho cyangwa uri kubivanga no gufata negative ko kwanza dore hano kuyaonesha watu FARDC yikara ukuna unabaonesha manyuguti neza hizi nyandiko ni nini nyandiko ni manyuguti dore hano FARDC FARDC sibyo kadufungure imodoka ni shasha attention shira umwami rero izi modoka buraya ziri y'amafaranga atari make kuko Mustafa izi modoka nta birometero byinshi zari zirakagenda kwanza na moteri yazo hano uze kwitegereza ushireho na kamera mu kanya abantu bareba ukuntu arisha nizazire twaje tubabwira tuti nyamara dufite amafacture dufite amakomande Kisekedi Chirombo yagiye akora bice muri Kirumwami noneho ariko mute warashino namuhaye amanota yose Mutadori ni kwa shoferi yarashe nubwo paraburize yabaye ubuyungiro ariko isasungira aho ryaciye hagomba kuba harimo ibirembe by'amaraso Mustafa bitu biri kwaje bitu ni vumbi oshidadiyosha iracyarimo so igari rero nuko M23 yakoze akazi aba bagabo mwabantu mwe ntabwo arabo mu byukuri gufata gutyo gusa nabagabo bakoze ibitendo kamiri aho twumverereye uri mu Rwanda uri muri Amerika uri hehe M23 yakoze ibitendo kamiri nanababwiraga ni ngewe umunsi umwe za nkora imiripuko idasanzwe muri abantu ndi gukora umuripuko iyi ntago ari RDF mwirebe neza nabanje kubereka inyuguti iyi modoka ni igikoresho cya coalition cyarashwe cyangwa se cyarasiwemo aduyi ariko kikaba ari igikoresho nanone cyavuye mu misoro y'abanyagihugu ku rundi ruhande bigashorwamo amafaranga yakaba yakora imihanda n'ibitaro n'ibiki byose oriye yo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa byo gufasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi so hano rero bakunzi ba Mapero TV murabibona iki ni igikoresho cya mbere ndaje mbajyane ku gifaru hano gato nacyo bakigize umuyonga imbunda bazihinduye imijyojo ajya n'umujojo n'umujyojo n'imijojo
abantu muzi by'amasuka za capa ngona na za capa musambi ndaje njye kuzibereka. Kalachnikov urayireba ukavuga ati se ni najoro ni na kawurone ni ibiki. So ngiki gikoresho cya mbere hano intare za Sarambwe zakoreye igitendo kamere kanyifunge ngo tugomba gukurikizaho n'igifaru kiri hariya mukakireba ariko katwereke ni nuza iyi moteri murebe ukuntu nayo ari mutupu urumva nishya kintu ari mutupu kibari gishya moteri se abakozi b'Amapeno TV bari kwireba cyangwa tuzuminga turazuminga turi iruhande rwayo nishya. Ibi ni ibikoresho bagiye bazana ejo bundi rwose ngo barashaka gutsinda M23. Ikindi imodoka tasyo mutayireba gutya ni indwanyi nabibabwiye kubera ko Mustafa banza wiyiteho ndiko nuri bize cyane siko bimeze baza jyewe nkura akazi hano. So rero ndi kubereka imodoka nababwiye iyi ni imodoka y'indwanyi kurabona nk'aka gatebe kajya abasirikare 2 cyangwa 3 ariko FARDC bitewe n'ukuntu bicara ari igicucume na bane bajyamo. Ni imodoka rero intare za Sarambwe zarekipeye neza cyane nubwo wenda yangiritse ariko irasubira mu kazi ndabizi. Iki ngiki mubona ni kimwe baba bateretse izi mbonda zabo kugira ngo bibafashe kurasa. Ikindi nabo mu mpande baba barasa nshaka ko bajyana ku muripuko wa nyawo rero. Ariko gato indi update ntabura kubaha ni yuko nabonye nabonye ingabo za SADC ya Tanzania abatizedi bari kugenda mu mujyi wa Goma bamanitse amahema plito ibitambaro by'umweru berekana ko batari mu mapigano. Mu kanya gato yamuye nabo bari mu kimodoka bya bimodoka bitwara abasirikare bya Kamazi. Hanyuma hari nakandi kabari inyuma gato ya keskotinze ari nako kamanitse idarapo. Noneho umuturage umwe mu Kongomani waraho ngaho aravuga ngo aba nabo ni mateka ni kwaju atarakini government zikoze na negotier ati ni mateka. Ndavuga n'abaturage ahubwo nabo bumva imiripuko. Abanyakenya ubu ntago bemere preta abanyatanzania n'aba South Africa n'aba ni bande di n'aba bitwa ngo ni Malawi. Urugamba rwasanze muri iyi Goma bamaze kuba amateka ko naduye kure mu M23 murabizi. Uriya musozi muri kure imbere yanjye reka nkwegereza hano ni wa musozi twakundaga kuri Prano Mustafa aho bita 4 antenne. Uyu wari umusozi uriho ibirindiro bikomeye cyane by'Abarusiya. Afande mukanya arambwiye ati muhungu wanjye watsimbutse ukajya no gufata hariya mu kigo. Ndamubwira ni reka mbanze ibi bifaru mwatwikiye hano ariko mana yanjye izi ntare zararwanye pe. Hano rero hari ikimodoka wagira ngo ni gifite irangi wagira ngo ni ijyo ku bw'Ababirigi ariko ntabwo ari kuriya gisako moteri. Iyi ni imodoka bitewe n'umuriro wagurumanye iki ni ikimodoka cy'intambara bitewe n'umuriro bagishizeho cyangwa se wagifashe cyaragiye kirashya kibubushwambagara ku buryo ki ukireba ukagira ngo ni cya gisivili kandi ari igifaru. Ndaje mbere ikimenyetso byacyo. Iki nacyo gitwitswe ejo bundi mu rugamba rutari rworoshye M23 mw'abantu abahungu barakoze. Bitu ni hatari bitu ni vumbi bangira ni nyamara hari ibifaru byatwitswe moterekada ngo hari ibifaru ngo bigezweho ngo hari ibifaru ngo byagize gute ngo bivuye muri Turukiya ngo hari bivuye kwa Ramaphosa nabonye nawe ushaka kwigaragaza ariko ashaka ko ingabo ze zihabwa amasomo bwa kangaye. Ingabo ze ko bazifatanya umujyi ubu koko Cyril Ramaphosa uko tayari uko tayari kweli kanze ndobereke muhumurengeye kurubereka. Mustafa uko naenda wapi ngwino ndo abakunzi b'Amapeno TV muri Pokodi ziabari ni muzuri ariko hano muvuga ni Kinyarwanda tuganire mu Kinyarwanda. Umeze neza uvuye mu nka uvuye gushora nibwo ugiyeyo ibintu n'umutekano nuko ugiye mu kazi tuba tuganira ariko ntacyo. Nk'iki gifaru rero hano iki gifaru mubona cyaremewe iki kimodoka mubona hano iki cyaremewe kurwana ni imodoka y'intambara mutagira ngo ni za modoka zanyu ngo ngo ibiki iyi
iyi modoka ni imodoka y'intambara please. Reka mbanze kwanza ngere kwa shoferi. Shoferi murebe ukuntu cyabaye ivu, bakigize ubushwambagara. Hano iyo bita SPG9 hano yabaye akayuyuzo ntabwo yakora. Hano ufite Kalashnikov, ufite iyo bita ngo ni RPG, ufite ngo amakopera, hano ukubitaho rigasimbuka rikanyerera. Bisaba kuzana igikoresho kigezweho kigafasha kuko ibi ni ibifaru, ni nouveau modeli bigezweho bifite tekinoloji yo gukatinga network. Twagiye tubabwira bimwe mu bibigize bakibikomandinga aba bacira umwami bagihari marehemu cira umwami. Ariko ubu tuvugana bakunzi ba Mapendo TV Sarambwe, nta cyatumye zitabishakira umuti. Mwabonye ariko ko zabonye na Sukhoi babiri ayende kwa shoferi. Aha habanza hano ni kwa shoferi. Iriya ntebe yindi ni kwa komanda uyoboye force ziri muri iki gifaru, ni uba wicaye hariya amubwira ati kati buryo, zamuka, ihute, hagarara, wowe fanya hivi. Komanda na shoferi baba bicaranye. Ibi bifaru rero hari ubwo kigira vora, ariko ibyinshi ibi bigezweho bifite ikoranabuhanga ku buryo ari automatique kabisa. Biba ari ibifaru biryoshye cyane, ariko bigomba kuba binarwana. Nta cyatumye intare za Sarambwe ariko zitabihangaza. Iki cyumba cya kabiri tugezemo hano, murabona aka kantu hano kameze nk'ikibokse. Hariya niho Gana umurashi aba ahagaze. Dore cya kintu aba ahagazemo hariya, na protection ize ngizi hano, agenda arasa imbunda nayo iri kuri iki kiboro kiri hano imbere. Tayari abantu mwabaye muri atirari muze musobanure tactics plutôt tamozi zaha hantu ndi kugenda nerekana. Turakomeje bakunzi ba Mapendo TV, mukwapiye nyinyi mufanye subscribe, sabone. Nagize amahirwe muri puko hano ni hafi na network z'igihugu cy'u Rwanda byahuriye Majerwa. Aya madirisha 3 mubona hano apana nayo hejuru y'ibirahuri, ndahabereka aka kantu kano gafungukundi, ariko ntabwo gafunguka bitewe nuko ibi produit byagiye bishya kuri iki gifaru, byagiye bimanuka muri utu dudirisha dusa naho twiborotse. Utu tudirisha uko ari 3 turwanirwa apana utu tw'ibirahure. Utu two mubona tumeze nk'udutobore turwanirwamo. Abasirikare baba bicayemo hano ngiye kubereka. Igifaru nyine murarubona, ifaru twabigeze bimiripuko y'ibifaru, bundi ko mutari kumbwira uko muri kuyakira. Dore ngaha nahageze. Izi ntebe mubona nk'abantu bigeze mu marandikiriza zibamo. Dore magazine hariya, dore masasa kangari yashiririyemo hano. Igifaru rero dore ngeya ya madirisha ndi kubabwira. Dore ngiki ni gitutu cya Twaruvu. Hano byari bikaze, cyarahiye kibimbabura. Utudirisha dore utuntu badufunguramo bakatutunumona, bafungura nyine gahita gafunguka, ugasesekamo imbunda ukarasa. Niyo mpamvu ujya konda ukabona abantu igifaru kibanyuzemo hagati, ab'indani barasa, abo hakurya barasa, ku buryo ubona ibintu ari hatari. Igifaru cyakwa divasinga udafite amakompera kukirasa ntababeshye uhura n'akaga, kuko bano bicemo hano kuri izi ntebe baseseka imitutu muri turiya tudirisha uko ari 3 n'akarasa. Ubwo si babaye 3 batatu hano n'abandi 3 hano, bakarasira rimwe mu mpande 2 zitandukanye. N'uriya wo hejuru nawe akarasisha iki kibunda, dore mututu wacyo wa mashini wa Twaruvu nyine nawe akarasa. Bisobanuye ngo hano igifaru cya kwa divasinga. Niyo mpamvu mvise ngo harimo igifaru, intambara ibiri ku rundi rwego. Reka mbere kutuyuyuzo twaza Kalashnikov. Izi mbunda umusanzwe muzi, ariko zahindutse iki ubushwambagara. Mustafa, ibi bikoresho turabyitiki kadutereka. Mapendo TV dufite akazi gakomeye mw'abantu mwe. Ubu tugiye tujya kuri ishi zishoboka. Niyo mpamvu tuvuga tuti gahunda yo gutera inkunga muyizirikane. Ngomba kubajyana Rutobogo, ngomba kubajyana za Kanyamahoro, ngomba kubajyana za Kilimanyoka, tukagenda tureba tunasangira amateka y'ibyahabereye, tunaganiza n'abaturage. Mu kanya gato
twari tumaze kubabwira ko twanyuze ahantu hari inkambi z'abaturage, ariko ubu ntazigihari, bazivuyemo, batashye, amahoro yabonetse, abantu ntibasubire mu rugo. Ndi gusetinga kamera neza, mwihangane ngo mbanze nkore umuripuko, ndi kwiyimijojo bambe kuri aya mafuni ya Kalachnikov ayizi n'umujyojo, umujojo. Okay. Mustafa, umuripuko w'igifaru ugomba kuba uryoshye uko byagenda kose. Mwaryohewe cyane, uretse kuba turi muri kwishimira isinzi ya M23, ariko mugomba kubona n'ibitendo bagiye bakora aba bagabo di, nabyo mugomba kubibona. So bwana Mustafa rero, gisi vitu biko hapa binaonekana kwamba M23 yari yahuye n'akazi katoroshye, ariko kwa kuri cyo tubabwira tuti waza uri ufite igifaru, waza ufite Kalachnikov, utapata cha mutema kuni. Reka mbanze mfate kuri aka kayuyuzo kahindutse ifuni. Dore zimwe niko Saturday nigira imbunda zimeze gutya, bigira kamera hano aka karasuzu ukuntu bakita niba hano. Okay, hano ni kamera zinide, ubwo nizo zezi amabunda gabo ese ngiyo zingizasubira ku kazi ko yabaye akayuyuzo. Dore ngiya urebe ukuntu M23 ibisasu yazanye bitwika n'ibikoresho, my friend. Iyi ni ya mbere. Dore ngakana kandi kamuguru pande nako karakunjamye, uturu kujyana mu nyuma. Mustafa, amashusho uri kuyabona, uri kweka abakozi ba Apero TV cyangwa warangaye? Iyi ni muguru pande cyangwa se uyite faze nayo yabaye akayuyuzo. Ndi kureba za firing pin mo hariya zara negekaye nk'abantu mwe bituni hatari. Iyi ni ukujyana mu nyuma, iyi ntabwo ikiri imbunda. Yakora iki? Yakora iki k'umututu isasu ryacaye? Mbwira nawe. Dore za nuza za fasa tukuntu zagenze. Wayoza igakora iki se? Byararangiye ndwa ngo za piri hara zarazambye. Namenyere bisha se nikira umwami yayikangisha. Dore inkwande abiri yingiye no sasa. Dore sefu yabaye iki? Yabaye agakwanga, yabaye iki se? Yewe we ntagize zikiri imbunda Musta. Ibi no kugera mu byuma hariya mu nyuma bakajya kubishiririza, hakavamo ibindi bikoresho byo kugira ute, byo gukora kandi kazi bikaje ariko ibereka ko umusirikare mo hano niba imbunda ye yarabaye gutya, igufwa rye mwaribona. Tuvugisha ukuri bakoze ba Apero TV, niba imbunda yarabaye ubwahoro gutya, umusirikare wari urimo hano yabaye muzima. Hano nta bahati Mustafa yo kuba yarakiriho, ariko ibinyagwa bikoze mu bikoresho bikomeye. Ndebe no gufungura urugi nayabagabo. Musta, cyo bita igifaru wakibonye urugi urwacyo rwonyine. Dore ya masasu nakubwiraga barasira muri iriya mbonda yo hejuru. Ni tworuva. Ni tworuva. Manga iki gifaru cyakwa divasinganye. Abaho mu mpande barakurasa, no mu rundi ruhande bakakurasa, no hejuru akakurasa. Reba ibintu bari kukohereza rero. Kandi gicaho kibonye gigombera ngo umuhanda ngo ibiki n'ibiki, no kirakwa divasinganye. Muno harimo bwa magazine bwabaye umuyonga, harimo amasasu mato yashira. Mbega umuntu barase muri iki gifaru iwa ntago bigeze bashingura, nta mayiti wakuramo hano. Siko bimeze Mustafa. Turacyakomeje katubereke, tugenda tubereka gake gake. Ngewe Apero TV twigire kuri terrain kiwahane ryarimbi rya Jenokoke, bo bashingwemwe abantu babeshya ngo ni M23 ngo yabishe. Hano ibintu ni hatari. Utumva Apero TV utayikukira ubundi ni ibiki akurikirana. Twabatanze ubusha Mustafa, tuba dushize izi Kalachnikov hano zabaye imiheto. Kya kintu murona kimeze nk'igicupa rero cyari gikompora mutakireba kuri iki kimeze nk'ikintu cy'igicupa narwo rwaro ziragiye twika mu bitandukanye. Abantu rwose babaga bavuga bati tuberekana ryarimbi se.
tujye indani se ndakibazo hariya genokoke oya nduyizume twegereyo mana tujye gukora iki se hano hantu dufite inkuru ko niko abantu ko mbona badufitiye impuhwe bazi ngo ntabwo turinzwe ngo Mustafa ngo nakindi ngo tukibakene ibintu ni umutekano intare za Sarambwe zirakubwira ati ngwino kazi wowe hano bitu ni sawa dore ngaya mapine ya bya bifaru babaga bakabiriza ngo ibingibi noneho ngo y'umwanzi ngo kigakuraho ngo network ye ngo ku buryo ngo no kuba ngo yakominikana ngo bidakunda ubu birihe niko mureke ibintu by'ubwoba twebwe turi ubuzima bwaragarutse muzi ngo Goma sari intambara irimo Goma nta ntambara irimo ibintu ni sawa cyane abaturage ubuzima bwagarutse urabona ko bari gukata nta mutima mubi ikindi uretse ko turi kubereka ibi bimodoka byagiye bishirira hano ndababwiza ukuri izi ntare za Sarambwe zakoze icyo bita kazi ya ziada Mustafa wabonye abanyakenya mu mujyi mukanya wababonye bari kugenda bamanitse ibidarapo by'umweru berekana ko batabirimo rose pe niko bagenda bamanika ibidarapo berekana ko nta gahunda bafite yo kurwana wababonye cyangwa ntabo wabonye wowe za Sarambwe zakoze akazi gakomeye mujye munazemera ariko izi ntare zatwitse ibi bimodoka ubu hari icyo mwazinganya abahu kamba rwo kubohora hano rwari rukaze Mustafa ngomba gukora muri puko nanishe kuri iki kimodoka intare za Sarambwe zashirije n'ubundi ni yari mbeshize n'akaguru ku kandi neze ko zatsinze muragira ngo mbigenze zaratsinze iyi foto gutari kuyifata Mustafa intare zaratsinze rero tubigenze dute ejo mwabonye Sukoyi amani mwenyewe yamamagaye yambuze mwabonye Sukoyi kuzifotoreza atasiyo dufite amakuru kuri zi Sukoyi mwabonye M23 yerekanye burya cyage twabagira ngo Sukoyi barasiya naha inyinshi ziparitse hariya ngo harimo inzima harimo n'izarashwe burya twabonye imwe harimo izindi zarashwe zirimo hari ngo sigaragera abantu mwabaye mu by'indege indege zigira garage cyangwa hari indi terime tekinike bazita indege zigira garage cyangwa hari indi terime tekinike bazita bitu ni hatari niwumva YouTube ubundi ibinyakuru bikora kuri YouTube ujye wumvamo Mapendo TV kuko twebwe twaje tuje hakuna muzaha nta muzaha ibi mbabwira ndabisubiramwo ariko se abantu bacu kwanza murahari cyangwa turi kuyavuga mutanahari Musa abantu bari kudukurikirana cyangwa ntabahari so hano rero twiberaho bitazakibati kibati wayumva ukumva ko ari ahantu hari ibirindiro bya duyi bikarishye cyane iyi kibati nk'uko mubyumva kari agace karimo abarusiya karimo abanyarumaniya karimo biki byose FDLR ibintu byose bishoboka byari hano za kibati ngira ngo niyo ari base militaire ikomeye cyane kuri aba bagabo ku buryo iyo babaga bashaka kujya gutanga support mu kibaya byose byakorerwaga muri no area ya Kibati so Kibati rero ni n'agace kegereye u Rwanda burya cyage twabaga dutabaza tuti adu yaratwegeye mwibaze ko turi gukoresha network ya Kongo y'u Rwanda turi gukoresha network ya Kongo y'u Rwanda ikindi nuko nubwo turi gukoresha network ya Kongo ariko amakuru ufite nuko mu myaka y'ahambere abaturage bano bajyaga kuvoma hano za Rwancunga hano hakurya dutaraverishije mu kibaya numango nyina mutapfa gusubira mu mujyi Afriya n'ubushake ubundi utaraverishije hano mu kibaya wagira mu Rwanda za Cyanzarwe wagirayo so ariko ubona ko mu by'ukuri aba bagabo nabo gushimirwa bitewe n'aka kazi gakomeye bakoze mu bihe bitandukanye abantu muri Amerika insinzi ya M23 mwarayibonye cyangwa ntago murayigeraho abantu muri Burayi Goma muri wonaje indi update abaturage bagoma ntago bakiri mwicura burindi baraye babonye umuriro ni mugoroba ibintu Colonel Nanga yavuze ku munsi w'ejo byahise bishyirwa mu bikorwa direct abaturage bagoma Mustafa bari gucana ntago bari gucana
bari gucana rwose bari gucana. Hanyuma se icyo bita ngo ni urujya n'uruza rw'abantu wabonye ko narwo rwongeye kugaruka, urujya n'uruza muvuma z'abantu umuvuma uri kugaruka. Ndikurura abantu bari gusirikira rwose, abantu barimo barasirikira. Oya za nkambi zo zanasenyutse, uretse kubona ngo bakakubwira ngo hano ngo hari inkambi, ngo hano ngo hari iki, ariko ubundi nyirizina nta nkambi y'impunzi ikirimo hariya. Ahubwo kuri guhari nuko abantu batashye cyangwa se bari gutaha bagenda basubira iwabo gake gake. Ni igikorwa cyiza cyane twashimira M23. Nta n'impamvu ariko kugira ngo abantu bakomeze kugundira mu nkambi bila mupango irifoke musubira mu byanyu. Abantu bakicanga, abantu ba hehe hariya di hano za Rucuro, ubwo ni za bahita Kiwanja, abantu baza ruguru iyo ngiyo za Kanyabayonga, mutahe musubira iwanyu haratekanye. Amakuru y'intambara nitwe bayabaza ngo mbese bimeze gute, kandi namwe muri Kongo. Mu yandi magambo, ahandi baramenyereye ubuzima busanzwe, ayi intare za Sarambwe zageze kera, baratekanye. Why not mwe mudatanga musubire mu buzima busanzwe cyangwa se musubire mu byanyu? Ariko nk'abantu za Kibati nta nkambi nimwe igihari, nta mpunzi nimwe nigeze mbona muri Kibati. Even nepfo iyo ngiyo za Kanyarucinya, ya nkambi ukuntu yari nini ya Kanyarucinya, nta muntu uri mu nkambi ya Kanyarucinya. Zose murebe ibintu biba byarananiye amahanga. Aba bagabo ngo ni MONUSCO, ngo ni za Human Rights Watch, ngo ni za nindi Ruca, birirwa baza ngo bari kubaha ibiringiti, ngo bari kubahereza ngo impungure, ngo bari kubaha ngo kawunga, ngo imiceri, amavuta. Ibyo bintu byo guhendesha abantu, utwo duhenda abana, bakomeza kugufungira aho ngaho binjiza atari make, berekana ko bari mu kazi. Murebe kure baturage ba Kongo, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Uganda, waba uri muri Kenya. Colonel Nanga ku munsi w'ejo yavuze ngo mutahe muze mwubake igihugu cyanyu. Sigomba mwari mutegereje, singiye hepfo yanjye Mustafa ntabwo tunyuzamo tumeze nk'abazadobo nta kasike twambaye. Ariko byantonze umutwe kujya bani ngagira ngo ni bimwe by'iwacu rero twambara kasike, urabizi. Hano bari kugukubitaho ukagenda, telefone nyifashe mu ntoki. Tugera kuri baba Croix Rouge barimo bakura wa murambo hahandi. Si wabonaga ko ndi gukamera nta kibazo? Hari umuntu neza avuga ngo he, ariko ngo bafite ikibazo ko bagiye kujya bavuga Ikinyarwanda. Turage bakongo mu kanya hari tuganiriye, arambwira ati tutajifunza Kinyarwanda. Ndavuga ni njovile Kinyarwanda. Ejo Colonel Nanga yaravuze ngo ni langue maternelle, n'ururimi rusanzwe, n'ururimi kavukire na Rucuru, Masisi, Nyiragongo. Abantu bavuga Ikinyarwanda Mustafa, niyo mpamvu uvuga nka kumva, kabone nubwo wabashiramo utakivuga neza 100%, ariko uravuga nka kumva. So kuvuga ururimi nk'urwo mvuga ntago bivuga kuri umunyamahanga, siko biri Mustafa. Ariko nyirizina dushimire cyane M23 akazi gakomeye irimo gukora nako yakoze. Niyo mpamvu duhagaze inyuma y'uru rumodoka rw'intambara rwa Blende, cyangwa se ibyo bita ngo ni bifaru. Ibi byose ni bitamo byo kugira ngo M23 ibiri muri Goma maginga ya. So mbone no kubabwira ko press conference yo ku munsi w'ejo havugiwemo ibintu bikomeye cyane, aho umuyobozi wa M23 yasobanuye byinshi, umuyobozi wa AFC asobanura byinshi. Wenda gato mbiciyemo ni utavuga ngo dukomeze n'izindi nkuru. Hari umunyamakuru abajije ati AFC na M23 ubundi bitandukanira he? Namwe muri gukurikira Mapero TV ndumva harimo benshi mugenda mubyibazaho muti ko twumva Bisimwa baba baramushize ku gatebe. Nanga niwe, reka tubabwire ko igisubizo baduhaye ku munsi w'ejo kandi ni nako kuri. AFC bayigereranije n'inzu. Colonel Nanga asubiza avuze ngo ni nk'inzu irimo M23. Nwange iyo nzu ishobora harimo n'ibindi. Kandi koko bayironshinga AFC Nairobi, Mustafa, bavuze imitwe ya politiki bari kumwe, avuga n'imitwe ya gisirikare itandukanye bari kumwe. Muri make rero M23 ntabwo ari ikibazo kuri AFC, ntabwo AFC ari ikibazo kuri M23, kuko bose numwe, siko bimeze. So ikindi bagiye babaza kuri aba bayobozi batandukanye, bababaje ku kijyanye
kwanza nka Colonel Nanga afata ijambo niwe wari umushitsi mukuru muri iriya press conference, niwe wavuze ijambo, niwe wavuze wa presence abanyamakuru ko iki cyari kiduteranije hamwe ariya mu mujyi Serena Hotel. Nanga yaravuze ngo ikintu cya mbere Aduyi yakoze ava muri uyu mujyi, yakase umuriro w'amashanyarazi akuraho na network, ariko aravuga ati mu masaha 48 ibyo byose biraba bije, nta mazi nta muriro ntaki ubuzima bwo mu mujyi urumva buba bwahagaze, nta bagukupiye amazi n'umuriro akayamvugo y'ikinyarwanda, burya ubuzima buba bwahagaze. Ariko nimugoroba inama irangiye cyangwa se press conference irangiye, ikiganiro n'itangazamakuru, negereye umugabo witwa Colonel Nzenzi, namubaza fande bikwaye, ati bimeze neza umujyi turi kuwusafisha. Ako kanya mbona arimo aratanga amabwiriza ayaha ingabo ziri deployed hariya Mogoma, hari icyishami rya radio na televiziyo by'igihugu cya Kongo, Mustafa ababwira ngo urumva abantu baraza gukanika manteni, abantu baraza kuri radio, ari abazana igitoro, ari abazana iki, mu escorting mu baherekeze nta kibazo, icyo batemere no kugira icyo bavana aho ngaho kuri uwo musozi. Bisobanuye ngo ibyo bari bamaze kutwizeza mu nama by'uko radio na televiziyo bigomba kongera gukora tayari byashizwe mu bikorwa. Muri iki gitondo ndaza kuganiriza abanyamakuru b'abakongomani tuziranye, abarimo batwa ba Marivika n'abari abakabumba, tubabaze RTNC bimeze gute. Papa, RTNC iri gukora, radio ntagira ajyaho, ariko uyu munsi irakora kuko amakuru ikibazo ngo cyari gihari cyari kibitoro cyangwa se igitoro, ariko dukurikije amakuru twavanye hariya nayo ko yagombaga guhita isubira hewani. Ni Mapendo TV, kora subscribe, kora share, gira gute, tera inkunga, kanda like, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Twaje kuri tele my friend, ahangaha twahereyeho rero na kasamutwe kuko twahereye mu bifaru, duhera ku majipe yagiye ashiririzwa n'umuriro w'izi ntare za Sarambwe, mu yandi magambo hano bitu ni vumbi. Mustafa, hano ugomba kubuhaza, ari inzira tugeza mu Rwanda tudasubiye mu mujyi wa Goma. Inzira irahari, inzira ni nyinshi. Inzira ni nyinshi, ariko ni inzira ndende. Njia nyembamba. Harakagendo rwose. So reka tugenda hano turi Kibati. Groupement Munigi. Iyi ni groupement Kibati. Ari groupement Munigi na groupement Kibati. Sheferi. Sheferi to Bukumu. Hano turi Bukumu. Twahigire mu Bukumu. Twameika. Umukatsi amapfu gariwa. Amapfu. Ineza Sarambwe yamaze ndi kunywa nizo zayamaye. Bafite umutima mwiza n'abaturage muri Goma gutanga ubuhamya. Wabyumvise Mustafa? Muri Goma abaturage gutanga ubuhamya ati haba soda ni bamuzuri, habakona tunyanyasa, bakona jende yatumu kazi yabo. Sinivire? Mahitira muri ibi bigunda turimo ngo ziranyanyagiye. Kwa ruje yakubititse, imodoka ziri kumanuka izindi zizamuka, twebwe hariyo twiboneye n'amaso, twanafashe twanafashe n'amashusho. Umusike wa FARDC rwose nabonye bahetse n'ibyuma bari kugenda batera imiti, aho izo mahiti ziri kuba ziri. Mu yandi magambo urugamba rw'aha hantu rwari imberenge. So umwe rero mu bantu turi kumwe kare yigeze kuduhereza ka interview, ariko niyigire hano atubwire ku kuntu hano byari byifashe, atubwire n'ukuntu yarabanye n'umuzarendo mbere yuko M23 iza, kuko egera hano tubwire by'umuzarendo di muzarendo ngo yaburi wirengero. Hano umafana do history aravuga ati abazarendo namubaje na fande urugamba ko mbona ibintu bimeze neza cyane, ubundi umuzarendo yagiye ati rero natwe twababuze. Mwababuze bagiye he? Atrekada atabwo reka nkwe story ati hari uwitwa niba hari ngo Moyize, ari uwitwa Moyize twaganiriye umusivili hano ngo jahari yankwe mikoro si ngombwa ku mashusho, ari kiretse rimbo bishaka kuza ku mashusho, ariko uwitwa Moyize rwose umusivili afande yamuganirije ati bite ati ni sawa bakwitande nitwa Moyize. Afande ati Moyi undi ati Sende. Afande ati Sende ni ibiki wabikuye? Abaturage ba hano rero bari kwitaba za Sende, za Sendova,
babahamagara kinyarwanda cyangwa se mu mazina yabo, ubwo namwe murumva icyo bisigura. Mu yandi magambo, abazarendo bya bindi twababwiraga ngo bari demobilije, niko kuri. Urahamagara Moise ati sendova we turi mu gisirikare komera kuri civilian. Hanyuma tubwire umuzarendo maginga ya tugiye gusoza mwihangane, tubwire umuzarendo maginga ya mwari mubanye mute mbere ko 23 igera, kuko ari twavugaga inkuru hariya bakavuga ko turi guharabika koalition ya FARDC cyane cyane ngo tukavuga iby'amabariyeri yabagarimo hano. Tubwire duhumya imibereho ya wazarendo hano n'abaturage yari imeze gute. Nanje nkubwira ngo bazarendo barabasirikare bari gufatishanya na FARDC, abasirikare bari gufatishanya na FARDC. Ubwo uko byari bimeze muzarendo nda FARDC bose bakoreraga Facibeto. Ubwo birangije batsinzwe. Batsinzwe rero ni ngombwa ko twemera ko ingabo za M23 zifashe igihugu, zifite ingufu kuri turi kuzireba. Ubwo turi abaturage tugomba kugenda aho ingufu ziri. Ubwo tugiye aho ingufu ziri, turatahutse dusubiye iwacu. Baraturinda neza nta kibazo. Hanyuma se ikintu cy'amabariyeri mo hano dubuhamya byabaga bimeze gute? Bariyeri hano ko twumvaga ngo bariyeri ngo mu Ngoruguru ngo Shiridirene, ngo bariyeri ngo kwa Mama Oliva, ngo bariyeri ngo Kilimanyoka. Bariyeri z'aba bagabo zabaga ziteye gute? Kuko twebwe turi Kibate already. Bariyeri zo zari nyinshi, ikintambara ni genda zari nyinshi. Ariko se zari nyinshi mu ruhande rwa guverinoma. Ntabwo twari turi kuri M23, ntabwo twari duhari. Ariko bariyeri zo ndumva zimaze kurangira, abantu ubu zarangiye. Nta muntu kukubwira ngo zana telefone ngo zana iki n'iki. Oya ntacyo. Nasikia bitu ni sawa. Ndi kubona abantu batembera, abatahuka bari gutahuka, n'abasubira mu mirimo yabo bari gusubiramo nta kibazo. N'abari gusubira mu mirimo yabo. Naje mbona urujya n'uruza ejo, wabonaga ari ukuntu abantu bikandagira kwanza ejo bundi. Ariko wabonye ko moto ziri gukora, amasoko za Kitranti na Hakase, ahitwa ahandi netwa Hakase Musta, Kitranti, Majengo, Virunga, ahandi nibuka twakase umujyi muri make ndaza kubaha amashusho muhumure. So ngaho tubwire gatoya nk'umuntu wari hano, urugamba rwari ruteye gute? Sasa tubwire M23 yataka byari bimeze gute, kuko urugamba rwatwikiyemo ibi bimodoka by'imitamenwa, amajipe hara twari tuyariho ya FARDC yarunguye, rugomba kuba rwari imbere y'uru rugamba. Narangije nkubwira ngo urugamba ko rwari rumeze, twebwe ntabwo twari dufite umwanya wo kureba ko twari twirutse twirukira mu mazu, twifungira mu mazu. Ubwo rero twagiye gufungura twumva tubona ishusho y'abandi basirikare bari kuduhumuza, tugira ngo ni twebwe tuje kubarinda, tuje nta kibazo, ababamburaga ndabyo muzongera kubona. Ubwo tuje kweri kuzana amahoro. Bagikuramo hano bahise babaganiriza direct ngo baganije n'abaganga hepfo hano. Ariko bya bintu twababwiraga kwari ukuri, batarafata na Goma barabaganirije. Twebwe twavuye mu mazu tubabona, ubwo tuvuga ko bari kutuganira neza, ndimutinya muve mu mazu, twasohoye tuje kurinda igihugu nta kibazo. Natwe nyine turi kumwe nabo, ndi kubona nta kibazo. Urukona nta kibazo, basika bari kwitambukira ku neza. Hari umuntu bigeze basagarira koko? Tubwira ko cy'impunzi impunzi ari Akanyarucinya, hari hazwi ko ari inkambi Karabutaka, Iveri na za Kibati. Nyuma yuko M23 nabonye ntazi hari aba bantu bacuwe ku ngufu, byagenze gute ko mbonye nta hema na rimwe riri ahantu hari inkambi? Ntabwo baciye ku ngufu, nuko babonye ko nyine ingabo za guverinoma ziratsinzwe, nta kundi bakora. Ubwo bibaye ngombwa ko basubira mu maboko. Muri make nta ntambara igihari, bagomba gusubira iwabo. So ni byiza cyane rero, n'ubundi namwe muri kutwumva mukiri mu nkambi, sinzi niba ari n'inkambi igihari muri mujyi wa Goma. Wenda za Burengo niho ntageze na za Rushagara, ariko hano muri iyi linye izamuka mu kibaya, iyo Kanyarucinya,
iyo Rusayo naho ntago mbizi, ariko Kanyarucinya, Kibati nta muntu uri mu nkambi, habe n'uyu n'umwe. Nawe subizi hari n'umwe wabonye? Okay, Mapendo TV reka dukomeze n'andi makuru. Igifaru mwakibonye, intare zashiririje, ubwo reka dukomeze tugende tureba n'izindi nguni uko byesitaye, ariko ndashaka kuzabajyana Kanyamahoro. Kanyamahoro ndashaka kuzayibinjizamo tugakora imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, kuko izi ntare zakoze akazi gakomeye. Musafa gahunda tugomba kunyorosha, ariko n'ubundi turacyarere icyerezo byanyu muri kubyohereza hanyuma mutigeze mubona kuri iki kimodoka cy'intambara M23 yamenaguye ikakigira ubushingwe pe. Iyi ni brende cyangwa se brende rwose. Naberetse ko hari kwa shoferi, mbereka ko haba hariyo shoferi na komanda. Dore ngizi box zabaga zirimo ayo masasu nyine, bagenda barasa bimeze nabi. Utu tudirisha dutatu apana turatwibirahure dutubotse hano ubona hameze nk'imifuniko nababwiye, niho umuntu uri mu gifaru aseseka niba ari Kalashnikov akaba yarasa. Urumva hano ubwo harwanira abasirikare batatu cyangwa se yarasira imbunda 3, no ku rundi ruhande ubwo nuko nguko bimeze. Mapendo TV ndaza mbereka imbunda zarimo hano zahindutse utuyuyuzo. Jeri nababwiye ntimwibaze aho imbunda yabera akayuyuzo kuri uru rwego. Ubwo nuko kuvuga ngo uwari urifite we byagenze gute, n'igufwa ntiwaribona. Hano nabonye hariyo akwita Fez, ni imbunda ya Kalashnikov, abandi zitazamugura upande. Hanyuma kandi mindani urabona ko habaye ubushingwe, birani bimagazine byuzuyemo muri kiriya gifaru, byashwanyagurikiyemo. Ubona amasasu nyine, urabona ko igifaru cya gifite munition ihagije. Ku rundi ruhande rwacyo naho urabona ko hari amadirisha, bivuze ngo kirwanira mu mpande ebyiri nk'uko nari mbibabwiye, ariko hejuru naho hari umusirikare. Ibi ni ibikoresho Tshisekedi yarashoyemo akavagari k'amafaranga. Bamubwiye atereka da niba imodoka zigezweho izi iyo zigeze muri area y'umwanzi zikata connection, Tshisekedi kuza ufite akantu k'iturufu gusa kamwereka ko urugamba azarutsinda, warakubwira tushaka ngahe. Abantu mutagurishije Tshisekedi rwose muri intambara ya Nord Kivu mwarahombye. Uriya musozi uri hakurya ni 4 antenne, dore ngo nawuzanye none ndawufite, murambwira ikariko ko mbafite. Niko dore nk'uyu wa musozi wa 4 antenne ariko ndananiwe pe. Ndarushye, ariko turi kuri ubu butaka. Nababwiye nitwe namwe musijari imiripuko mugiye kujya muyibona mu buryo bw'amashusho, mumenye ngo qu'est-ce qui se passe. Monyaga agakapu k'inkodose murakabonye, ni hatari. So hanyuma n'abakozi ba Mapendo TV iby'ibifaru reka tubivemo, twigira imbere tujye kubarebera n'andi makuru, kuko hano imbere amakuru nabonye ari menshi. Izi nkambi tugomba kuzikoraho inkuru, cyo kimwe izi nkambi tugomba kuzikoraho inkuru, icyo kimwe n'aha hantu ndiko nawe genda baramasa mahiti za coalition. Ubona ko naho rwose binari hatari, ariko ubona ko ibintu byari bikaze sana. Ni araba mumeze neza hano, muvuga ikinyarwanda fresh, umuzarenda, ariko ngo hano ngo yari yigize karakaje ariko M23 iramukubita. Bimeze ute se? Nimwe muragiriye ziriya nka se? Bana muduha ikiganiro. Iyi televiziyo rero yitwa Mapendo TV, ikorera mu Rwanda, ariko hano none ngo ikuvuga ikinyarwanda ngo nta soni biteye, nuko ukivuga ntacyo bagutwara. Nta kibazo. Urugamba rwa hano se nawe wararukurikira? Twe twagaze hano bamaze kwava, twageze inga. Mwagejeje inga? Nari muturutse he? Twari duturutse muri Kanyamahoro. Wowe ufite inkuru zifite nakumvise. Kanyamahoro urugamba rwaho rwari rumeze gute? Rwari rukarishe kabisa. Inderamwe yari yabayibamba. Inderamwe yari yakaze. Bari ukuntu zari zaragenze ngo defense ngo muri Kanyamahoro ngo zahatari. Zikora Monisque irarondetse ngo baba bari kuri patrolo barya maminere. Ariko abazungu nabo ni hatari. Akazi kabo ngo no gukata muri izi modoka, ngo nta kindi umuturage nta gituma batamurya bari kurebera. Ariko ku rundi ruhande nabo bagomba ibyabo bigomba kuzirwaho kuva mu vetura yaje. Hanyuma tubwire urugamba rwa Kanyamahoro n'urugamba rwa hangaha rwari ruteye gute?
ahantu byaje bikomeye cyane ni Kanyamahoro. Bakimara kwatsimbura Interahamwe ari hari nimba bayitaga ngo nimba arinde Omega. Yes. Omega bakimara kwa murasira basi byahise biba mazi. Byahise birangira. Kwari ugutibika gusa. Cyane. Ni warimire. Uragiye hese ubu tuvugana. Ubundi n'abandi ziri mu naruguru. Ubu none nta muzarendo urayegera. Nta muzarendo uri mu. Ubundi M23 iri gukubura. Iri gusukura. Iri gukubura kabisa. Bakimo mayiti nyinshi cyane. Cyane. Ariko ubundi nduza kuri waruje ndi kuzikuramo bapakiza imodoka aje gushinga. Hari zo mbonyara ku muhanda bararuje bari gushyira mu bintu by'ibisashe. Ndavuga ni mbaje umuturage aramira ngo iki kibaye ngo ni mayiti gusa. Izi ntare se mubanye muti? Izi ndare ndakibazo ndizihohotera aho bose ibyo kutuyobora zikavuga ngo hano hari ndakibazo mbese ndakazo dufite. Niza saramwe. Abana rero nuko muri kure mumpaye ku nshyushyu harangagenda oya ndabasura mumbwira munyereke defense za Omega kuko Omega ngo yari yarigize ishyano hari ariko bamukuyemo yaragiye Omega bakimara abahungu bamara kumukoramo akazi yahise agenda wari wagera muri Goma se ngo ukuntu hameze kubungu ko naho haryoshye niyo twaturutse muri Goma tugiye kura boss hano hari ikimodoka ndi kwereka abantu bakurikiye no televiziyo cy'igifaru cyitwa Blend ngo nabyo byararashe cyane muri iki kibaya cyari kigize ngo karakajya none imodoka iri hano n'iki gifaru byatwika umuntu habagamo imbunda ndoye muri aka ari harimo imbunda ni tworuvu niyo yarasaga amasasu hariya nizo zikunze kugenda kuri iriya modoka iki gifaru cyarasaga bwa mbere iri gakurikiza amasasu okay bahita bibwiriza bamaze kubitwika ngo baramwishe ariko abahungu bamukozemo akazi aya makuru mwarayamenye turayafite ndabashimiye rero murakoze kuganiza Amapeno TV reka tuyadondosha zagiye zikora numvishe muzemera namwe nkanjye niko bimeze abashumba bahumetse witwa Mbokani yabaga ari kuviza inka zabo ngo bahagaye bameze neza bari kwahura uko babishaka ariko nta mugayo nuko umuturage agomba kubaho niba hari ubwatsi ni gute woza gufata inkitari yawe utuza gufata intama itari yawe ihene iki abaturage barishimye rero muri rusange ngiye gukora inkuru hari ahantu hahoze inkambi bakozi ba Amapeno TV ejo bundi Miripuko yaravuze hari Gisenyi ngo ngenda ntabasezeye muhita mumbika ngo byawuriye majerwa mwumvaga koko ritadi mwabonaga ntashizemo warimire le plus stratégique bayemewe nzange namaze kubasezera babwira ni mbaye ngiye ariko ndagaruka hari umuntu ushobora kuba aje nyuma atabonye ko hano hari umutireri wa M23 warasaga kwa shoferi gusa ibindi akazaba bikurikirana nyuma murebe ukuntu paraburize yagize ubushwangi yarayikubise hano shoferi bereke n'ibirango byayo plutôt za nyuguti za FRDC ngizi nubwo zitagaragara neza FRDC biragaragara tagira ngo na M23 batwitse hano ikindi naberetse ko moteri ni shashya rwose nibwo yari ikiva iyo za Dubai n'ahandi niyo muri za Turukiya na za South Africa niho numvaga Tshisekedi na Chirumwami bari gukunda kwibanda cyo kimwe n'aba ni bande di aba Jean Pierre Bemba bamwe mu bantu bungukiye muri iyi ntambara reka igihugu muri rusange nuko nguko bimeze so mbasezeyeho ariko turongera guhura mu kanya kari imbere muzirikane ko mugomba gukanda subscribe muzirikane ko mugomba gukanda like muzirikane ko mugomba gusharinga video zacu murazirikane kudutera inkunga kuko murabizi tugiye kujya kuri tele cyane ubu nakazi ko kuri tele ntababeshe karagoye ariko tugomba tubereka ibitendo byagiye bibera hano so ni Amapeno TV turabakunda cyane tuze gusubira mu kanya